Nshuti mukunzi wa Emet TV, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze aho uri hose, aho muherereye. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Nizera ko muri amahoro, ariko kandi niba mutameze neza mwihangane, mwisi niko biba. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nge rero uvugana nawe ndi umuhungu w'Imana n'igihugu, Ndagijimana Alexandre niyo mazina yanjye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, twibukiranye iby'uru rugendo, turebere hamwe iby'iminsi turimo. Ariko mbere na mbere reka twubahe Imana dusenge. Kristo Mana Data, mu izina rya Yesu tugushimiye ko ukomeje kutwongera kurama. Dusabiye umwanya w'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe rituruta ubukuru ntitwarisengera, ahubwo inyemerera ningingire imitima y'ubwoko bwawe irumvira ijambo, kugira ngo ribe iryo gukomeza mu gihe nk'iki, mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Ezra. Ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Ezra, twumve icyo Bibiliya ivuga, twumve icyo Bibiliya itubwira. Ezra ibice byaho ni 8. Turasoma umurongo wa 21 ndetse dusome n'umurongo wa 23. Haranditse ngo, biyiririza ubusa ku mugezi Ahava, maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twe n'abana bacu batoya n'ibintu byacu byose. 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ryanditswe n'umugaragu wayo Ezra. Aha ni mu gihe ubwoko bw'Imana bwava mu gihugu cy'i Babuloni. Mbere ho gatoya, mu mwaka wa 607 i Babuloni hateye i Yerusalemu cyangwa se i Buyuda. Bamaze kuhatera, aho hari ku ngoma ya Nebukadinezari. Aho ni ku gice cy'i Babuloni, hari ku ngoma ya Nebukadinezari i Babuloni. Naho i Buyuda ari i Yerusalemu hari ku ngoma ya Sedekiya. Hanyuma bamaze kuhatera barahanyaga, banyaga ibintu byose, ndetse bajyana n'abantu b'imbohe, babajyana ara abanyagano. Noneho bageze muri icyo gihugu bakorayo uburetwa, ariko n'ubundi byasohoza isezerano ry'Imana ko Imana yari yarababwiye ko bishe amasabato y'Uwiteka, bataziririje imihango yari ikenewe. Imana irababwira ngo nzahagurutsa umuntu wanjye, cyangwa se nzahagurutsa ingabo yanjye ize ibakubite ibajyaneho iminyago. Irababwira ngo kandi igihugu cyanyu kizamara amasabato 70 kidahinga kidasarurwa. Baragenda rero bamara igihe kirekire muri icyo gihugu, bamazeyo igihe kingana n'imyaka 70. Niko n'ubundi na Yesaya yari yarabihanuye. Muri ndumva ni Yesaya ibice 39 ku murongo wa 5, niho yari yarahanuye ko bazagenda bakamarayo imyaka 70. Rero byaje gusohora nyine. Uzasoma icyo gitabo cya Yesaya ibice 39 umurongo guhera kuri 5, uzasanga izo nkuru z'ukuntu byagenze nyine ku ngoma ya Sedekiya. Ku ngoma ya Sedekiya rero
abanyababuloni baratera basahura ibintu by'i Yerusalemu bajyana n'abantu nk'iminyago. Bamaze kubageza i Babuloni babakoresha uburetwa, bakora imirimo y'agahato, mbese bakora ubucakara muri icyo gihugu. Ariko Imana ikaba yaravuze ngo imyaka 70 nishira nzahagurutsa umugaragu wanjye Kuro, uwo nimikishije amavuta, abacungure abakure muri ubwo buretwa, bagaruke mu gihugu cya Yerusalemu, aho bazubahiriza amasabato y'Uwiteka bagakora imirimo y'Imana. Hanyuma rero bigeze ku gihe cy'umugaragu w'Imana Kuro, uwo yari yimikishije amavuta, ategeka itegeko ko bagomba gutaha. Ngoma za kabiri ibice byaho ni 36. Reka dusome gusa ku murongo wa 23 ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ubwami bwose bwo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu h'i Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Uwiteka Imana ye ibane nawe kandi azamuke. Iri ni ijambo Kuro yanditse amaze kujya ku ngoma, yibutse yumvise iby'Imana yamuvuzeho mbere yuko ajya ku ngoma, avuga ati rero Imana yampaye ibihugu byinshi, yari ampire iyoboye amahanga menshi. Aravuga ngo Imana yakimpaye, kandi nibutse ko Imana yavuze ngo nzabohore ubwoko bwayo bujye i Yerusalemu buyubakira inzu y'Imana. Nuko aravuga ngo umuntu wese uri muri mwe wubaha Imana, Imana ya Isiraheli ibane nawe, azamuke ajye i Yerusalemu kubakira Imana inzu. Ahita abaha n'ibintu byari byaranyazwe na Nebukadinezari. Amaze kubibaha, harimo ibintu by'ifeza, harimo izahabu, harimo ibintu byinshi cyane, arabibasubiza barabijyana. Amaze kubaha ibyo byari byaranyazwe ku gihe cya Hezekiya, ababwira ngo nimubijyane mujye kubakira Imana ya Isiraheli inzu. Ku ikubitiro hahise hagenda itimu yari iri kumwe na Zerubabeli, izazamuka ijya i Buyuda, yubaka urusengero. Urusengero rwari rwarasenyutse, amarembo yari yarasenyutse, ni Yerusalemu ngo hari harabaye umusaka. Ibyo ngibyo niko Bibiliya ibivuga. Noneho igihe cyaje kugera, umwami yumva ko urusengero rwuzuye, atuma uyu mugabo bita Ezra ngo nagende ajye kureba imirimo ikorerwa i Yerusalemu. Nuko amaze kugenda, umwami aramubaza ngo mbese tuguhe abasirikare n'ibifaru bizajyana nawe bigucungira umutekano, ko yari abizi ko mu nzira atari heza. Uyu mugabo ahagarara mu butware bw'Imana, aravuga ngo Imana ya Isiraheli izagendana natwe kandi izabana natwe, izatuyobora, izadukoresha iby'ubutware. Imana ishimwe cyane. Ahagarara mu kwizera, yemerera umwami, aramubwira ati wimpa ingabo, wimpa abasirikare, nzajyana n'Imana ya Isiraheli. Imana ishimwe cyane. Nuko arazamuka. Noneho ngo bamaze kugenda urugendo rutari rutoya, ni urugendo rurerure, ni urugendo rwo mu butayu, bagera aha hantu dusomye ku kagezi ngo kitwa Ahava. Babura inzira, niko Bibiliya ivuga. Ntago hari ninjoro, hari ku manywa, ntago bari ari ukuvuga ngo wenda bari impumyi barabona, bari abagabo bakomeye. Bibiliya iratubwiye ngo babura inzira. Icyatumye babura inzira ni iki? Bahuye n'abanzi babo ngo babagaba ibico. Nuko ngo bamaze kugaba ibico ngo bituma babura inzira. Babuze inzira rero, uyu mugabo aribaza, avuga ati none ko nabwiye umwami ko tudakeneye ingabo zibana natwe, nkabwira umwami ko Imana ya Isiraheli ishoboye, nkabwira umwami ko izatuyobora kandi izaducira inzira, ndakora iki? Umuntu wavuganye n'Imana, umuntu wabanye n'Imana, wabaye ku bihe,
avuga ngo igikenewe nuko ngomba kwibwira abantu tukiyiriza ubusa, tukiyiriza aha ku kagezi ahava, tukayoboza Imana inzira. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iratubwiye ngo, aravuga ngo ategekera kwiyiriza ubusa, biyiririza ku kagezi we n'abana babo n'ibintu byabo byose, ngo biyiriza ubusa, basenga Imana, binginga Imana, batakambira Imana. Imana ngo ibacira inzira. Imana ishimwe cyane. Reka mvugane nawe muntu uri mu bibazo, uri mu ntambara, ukaba ubuze inzira, ukabona ibintu byacitse, ukibaza ngo biragenda bite, ariko komera, iyiriza ubusa, bane n'Imana, uyiyoboze kandi irakuyobora, igucira inzira ushyike i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Hari igihe kigera umuntu akabura inzira, ibyo akoze byose bikanga, ibyo yibwiye byose bikanga, ibyo atekereje byose ntibikunde, ariko nkufitiye inkuru nziza. Mu ijuru hari Imana iyobora inzira, mu ijuru hari Imana irwanirira abayo ikabaneshereza. Icyo usabwa gusa, amahoro y'Imana agomba kuba ari kumwe nawe. Uko umugaragu w'Imana yavuze, avuga ngo umuntu wese wo muri mwe wubaha Imana. Haleluya, haleluya. Igikenewe nuko ukwiye kuba wubaha Imana. Nubura inzira wubaha Imana, uzasenga Imana, uyiyoboza inzira, uzirinde kwiyobora. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo biyiriza ubusa. Bamaze kwiyiriza ubusa, basenga Imana, bayoboza Imana. Imana ntiyareka kubumvira. Imana ibacira inzira. Imana irabayobora, igendana nabo, ibana nabo kugeza bashyitse mu gihugu cy'iwabo cy'i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Bamaze kuhagera, bakora umurimo w'Imana, babohokeye imirimo y'Imana, bayikora nk'uko bari bakwiriye, bongera kwibuka Imana yabanye nabo mu gihugu cy'i Babuloni. Bavuga ngo Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye. Reka dusome ijambo dusorezaho, riri n'ubundi hano muri Ezra ibice 8, ariko turasoma ku murongo wa 31. Haranditse ngo, bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere, duhaguruka ku mugezi ahava, tujya i Yerusalemu. Ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe, idukiza amaboko y'ababisha n'abaduciriye ibico mu nzira. Tugeze i Yerusalemu, tuhasibira gatatu ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo bamaze gusenga, bayoboza Imana inzira, Imana ibacira inzira, Imana ibaneshereza ababisha babo. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere, duhagurukaho ku kagezi ahava. Imana ibabwira uko baragenda. Imana irabaneshereza amahanga, barahaguruka baragenda, bagera i Yerusalemu. Bahageze, bamaze kugera i Yerusalemu, bavuga ngo Imana yacu yabanye natwe, Imana yaratuneshereje, Imana yaraturwaniriye, Imana yaduciriye inzira. Bakoze ibintu bitangaje. Abari baravukiye mu bunyage batamba ibitambo, uzakomeza usome hepfo uzabisanga. Batamba ibitambo, avuga ngo Imana yabanye natwe, Imana yakoranye natwe imirimo y'ibitangaza, Imana yaratuneshereje, Imana yaduciriye inzira. Reka natwe tuyitambire ibitambo. Ngo batamba ibitambo, bakora imirimo y'Uwiteka nk'uko yari ikwiriye gukorwa. Imana ishimwe cyane. Icyo tugendereye kuvuga hano iki? Nuko mu gihe kigoye, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibibazo, ukwiriye kwinginga Imana, Imana ikagucira inzira. Ukwiye gutakambira Imana, Imana ikagucira inzira. Ibyo gutaha kw'Abisiraheli byarakomeje, ko nyuma yaho nibwo Nehemiya nawe yaje kumva iby'amakuru, aza gutaha. Amaze kumva amakuru y'iwabo, asaba gutaha. Abwira umwami ngo njye numva nkwiye kujya iwacu
nkajya gukora imirimo y'Uwiteka. Igihe cy'Uwiteka iyo kigeze, umuntu w'Imana agomba gutaha, kandi inzitizi ziri mu nzira ntacyo zitwara umuntu w'Imana, kuko aba yaravuganye nawe, abagendera mu isezerano, abakora ibikwiriye kandi mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Inshuti mwene data urimo kunyumva, uzirikane nawe ko iri jambo ari wowe rireba. Mu gihe ubona bigoye, mu gihe ubona intambara, mu gihe uhuye n'abanzi bawe, wowe ujye wiyiriza ubusa, utakambira Imana kandi uyiyoboze inzira. Ni ukuri Imana idaca urwa kibera ntizakureka, izabana nawe kandi izagucira inzira. Hanyuma numara kugera i Yerusalemu, uzatambira Imana ibitambo, uvuge ngo Imana yabanye natwe, ni ukuri Imana yanciriye inzira, Imana yaranyoboye. Imana ishimwe cyane. Hezagirwa n'Imana kandi Imana iguha umugisha. Wowe wahisemo kunyumva, reka wifate umwanya ubwire Imana ngo Uwiteka we, nshira inzira, nshira inzira ubane nanjye. Ntiwite ku mbaraga z'ababisha bawe, ntiwite ku mbaraga z'abanzi bawe, ahubwo ushikame wizere ku mbaraga z'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, kandi nayo ntiyakureka, ntiyaguhana, ntiyagutererana. Ni ukuri mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera kandi ntiyabareka. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Wowe ufashe umwanya ukanyumva, reka dusenge Imana kugira ngo igukomeze. Kristo Mana Data, dusengeye abagaragu bawe, abajakazi bawe bumvishira ijambo ryawe, abari bari mu bihe biruhije, abari bari mu bihe by'intambara. Tugende muri iri jambo nyakubahwa Imana, ko wabanye n'umugaragu wawe ukabayobora inzira. Niko dusabiye buri wese ucitse intege, buri wese uri mu bihe bigoye, buri wese uri mu ntambara, kugira ngo nawe mucire inzira. Mwami wanjye, mwami wanjye, ave mu bibazo arimo, ave mu ntambara arimo, ave mu bigeragezo arimo, kandi ishuri ryawe ryigemo uko bikwiriye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umucunguzi wacu. Amena, amena. Shalom, shalom. Turabashimiye mwese abakanze subscribe. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Ariko kandi n'abatarakora subscribe, turabibutsa ngo mukande kukazogera akagatukura gutya nkuko aka kaganza kabikwereka, aba ariko ubikora, kugira ngo uko tuzajya dushyiraho video zijye zikugeraho ku gihe. Kandi subscribe ikora rimwe gusa, ubikora rimwe gusa, ubundi ibiganiro byacu bikajya bikugeraho, ijambo ry'Imana tukajya turisangirira hamwe. Icyo ukora ni share, ukarisangiza n'abandi, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bubashe kwamamara ku isi hose. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo mugende mu mahanga yose, mubwirize abantu iby'inzira y'umusaraba. Icyo twaremewe nta kindi, ni imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo niyo duba dukora, niyo dukwiriye gukora. Kandi Bibiliya iratubwira ngo dukwiye gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa butari bwira, kuko hari igihe bitazashoboka. Icyo ni igihe umuntu azaba atabasha gukora. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Shalom.